Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Anicet niyomugabo nk'ibisanzwe. Dushimiye Imana nanone kubw'uyu mwanya w'amasengesho, dushimiye Imana kubw'uyu mwanya w'umugisha, dushimiye Imana ko yongeye kuducira inzira zo kugira ngo tubone uburyo bwo kwatura izina ryiza rya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho, ni umunsi wa gatatu wo gusenga dusenya ibicaniro bya karande kandi dusana n'ibicaniro by'Uwiteka. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Eliya amaze gusenya ibicaniro bya Bayali na Ashera nibwo yubatse igicaniro cy'Imana. Imana ishimwe. Rero Imana iganze mu mitima yanyu, abo twafatikanyije kuyasengera kuri WhatsApp group, abo dufatikanyije kuyasengana kuri channel y'Umukanguzi TV, Imana ibaha umugisha. Murabyihanganira abantu bagenda baduha amazina ngo tubadinge ku rubuga. Just iyo twatangiye amasengesho hari uburyo tuyatangira, iyo ujemo tutatangiranye biba ngombwa ko tumera nk'abasubiye inyuma, ariko mujye mwihangana, nta kundi, ntabwo ari ukwanga kuko n'abantu batabonye uburyo bayasenga, dufite uburyo turi kubafasha ku ruhande, rimwe na rimwe banyura ku ruhande ibyo twakoze kuri WhatsApp group bakagira, hari n'abishyize hamwe munoherereza amagambo y'Imana tuba twaganiriye kuri WhatsApp group. Yesu abaha umugisha. Reka nshimire abantu mwagiye murarika abandi mu mwanya wo gusenga, kandi nshimire abantu mwagiye mutanga ijambo ry'Imana mugasharinga ku bandi, mukarisangiza abandi muri uyu mwanya w'amasengesho. Imana ibibahera umugisha. Nukuri Imana y'amahoro se umwami wacu Yesu Kristo, Imana idakiranirwa, ntabwo izigera yibagirwa ko mwakoze uwo murimo. Kandi dushimira abantu mwakoze subscribe kugira ngo tujye tubana, kugira ngo tujye tugumana. Dushimiye namwe mutanga comment kuko tuba tubona ibyo twakoze uko mubitekereza, cyangwa se umwanya w'umugisha Imana yaduhaye kuri mwe tuba tubona uko muwufata, natwe biduha courage. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganira ijambo ry'Imana. Bera b'Imana, nkunda kubivuga, ntabwo ndi bubatindire, simara umwanya munini, ariko iki ngiki gitekerezeho. Nujya kuba ahantu ugiye kuvuga izina ry'Uwiteka, jya ubanza utekereze Imana ugiye kuvuga niyo yaremye ijuru n'isi. Imana ugiye kuvuga niyo Jehova, niyo Yahwe, niyo ndiho, niyo Rahayiroyi, niyo Mana Jehova tikeno, Imana gukiranuka kwacu. Imana ugiye kuvuga irasaba ngo uyihe umwanya. Inshuti, kugira ngo dusenge, kugira ngo tubane muri uyu mwanya, kugira ngo Imana igutegera amatwi amagambo yawe, nuko uha agaciro umwanya wo gusenga. Narabibabwiye, hari ibintu bitatu umuntu atanga imbere y'Imana, Imana ikakubona. Bwa mbere utanga umwanya wawe. Niba hari ikintu abantu babuze, merutse kuganira n'umuntu arambwira ngo hari umwanya abantu batajya babura ngo kujya kwa muganga, iyi ndwara igutunga uyibona uko ujyayo, ariko umwanya wo gusenga abantu mwarawubuze. Mwongere mwikubita agashyi, mwongere murebe ko mwabona umwanya wo kuganira n'Imana. Imana ibibahera umugisha. Ikindi cya kabiri, umuntu atanga wowe ubwawe, umubiri wawe. Ko umuririmbyi yarabivuze, aravuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Pawulo aravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Bera b'Imana, wikikora ibyo Kristo atagambiriye kuri wowe cyangwa ibyo atagukoreye. Tanga Imana, yiha umubiri. Tanga umubiri. Gutanga umubiri harimo kwiriza ubusa, harimo gukora ibihesheje Imana icyubahiro mu buzima busanzwe. Imana ibaha umugisha. Icya gatatu ni ugutanga ubushobozi. Ibyo ufite, ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Hari ikintu mwibagiwe, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi. Mwaribagiwe, muzi ko iterambere ari uguseka abatarageze aho muri, kandi iterambere ni ugushoboza abantu kugera aho mwageze. Reka dufatikanye dusenge, ariko uyu mwanya uha agaciro. Imana tugiye kuvuga yakinga umwuka ufite ukava mu isi y'abariho, ariko kandi wanapfuye yarekura umwuka ukongera ukazuka. N'Imana nyiri ubushobozi yiha umwanya nk'uko usanzwe ubikora urenzeho. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru,
izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuganze. Uyu mwanya turi hano kuri uyu musozi, muri iki kidaturwa, aha hataba abantu, aha hatifuzwa kunyurwa, duhagaze hano twibutse ko turi imbere y'isi yose mu migabane itandukanye, ariko kandi abo baratureberaho bakabona twe tumeze gutya, dusa dutya. Ariko wowe iyo uturebye, ijisho ryawe rirahinguranya rikareba mu mitima, rikamenya kugambirira kwacu. Ntabwo Mana ujya utubona nk'uko abantu batureba. Umuntu atubona bingana n'uko tuba twiyambitse, akatubona bingana n'uko umubiri usa, ariko Imana iyo itureba itubonera kure. Haleluya! Uratureba ukamenya n'ibizaza biri kuri twe, ukamenya ibyo tugambiriye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ukabangukira kubigenzura. Turi imbere yawe rero nka bene data muri uyu mwanya w'amasengesho. Muririmbyi yaravuze ngo ndondorera uyu mutima, nurangiza umenye ibiwurimo. Aravuga ngo ni wowe umurika hari umwijima. Imana ishimwe, tugenderere, uhinguranye mu bugingo, ubupfuye ubuzure, uburiho ubukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Mana, ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, twe twikoreye ibicumuro byabo. Uburushyi bwa kavukire na karande, uburushyi bwo gushaka habi no gushaka nabi, ibyo byose ni wowe ujya ubihindura, ukeza abantu kandi ugahindura inzira udahinduye umuntu abana nawe. Uri Imana ijya yubaka urugo utabanje kurusenya. Ni wowe ufite ubushobozi. Turi hano turasenze. Uyu ni umunsi w'amasengesho, ni umwanya wo gusenga ngo tubohore ibibabaza abantu. Urabizi, hari abababazwa nuko batazi ibiriho, hari n'abababazwa nuko batungurwa n'ibibabaho, hari n'abababazwa nuko bisanze aho bari. Ariko byose wowe urabishoboye, byose wowe urabishoboye, byose wowe urabishoboye. Ujya unyuranya amaboko. Yosefu yatawe mu rwobo, nyamara wabonaga ari rompuwe y'aho Abishimayeli banyura. Bamujyanye muri Egiputa bazi ngo baramugurishije, nyamara yari agiye gutanga kandidatire ye, yari agiye kwiyamamariza kuba minisitiri. Ishuri rye washimye ko rinyura mu rugo imbere yo kwa Potifari, rinyura imbere y'umugore we. Aho watunyujije ubishimirwe, kandi aho utujyanye ubishimirwe. Icyo ngusabye ni uko muri iki kibazo uyu mwene data arimo yisanzemo, umugirira neza, ukamurengera, ukamutabara. Amaboko y'Imana namukoreho, namufate. Amaboko y'Imana nakore ku bwenge, nakore ku bye. Amaboko y'Imana nasibura inzira zasibye. Amaboko y'Imana namuhe guhumeka amahoro. Amaboko y'Imana namurogore aho bamurogeye. Mukuremwe aya mahembe atererezwa iyi mu izina rya Yesu Kristo. Isereri y'abazimu nimuveho. Tonesa bonesa imondra eleliho sayinimoria mu izina ryera rya Data wa twese. Kiganza cyawe cyakoze ku kiriba, inayinu wari upfuye arazuka. Kora kuri ubu bwenge, kora kuri ubu buzima, kora kuri izi ngingo, kora muri ubu bugingo mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana nigaragare. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mwami, abantu bamaze guheranwa n'imbaraga z'intege nkeya za Satani, none gusenga birabananira. Arasenga yavuga bikanga. Dukubise umubi utwikira amagambo yo mu mutima we, akabura ibihamya ahagaze imbere y'Uwiteka. Dukubise umubi urangaza abantu basenga. Dukubise umubi wicira abantu amasengesho. Ineza y'Imana nigaragare. Uri kugusenga niyumvirwe, nahamagara umwitabe. Shimiye Imana ko wadushyize umwuka wera imbere atunihira. Wasenze mu mafuta ujye ubigorora, ariko akaba yasenze. Kuza imbere yawe ntabwo ari imfabusa. Kwatura izina ry'Uwiteka si imfabusa. Tubivugisha umubiri, ariko bikagira no mu bugingo, bikagera no mu mwuka. Imana ihinguranya nikore. Ni wowe wenyine ubangukira kugenzura ibyo twibwira. Twese mu migambi, twese mu mitekerereze, twese mu migenzereze, bitubaho tubiteguye, ibiza ari impanuka. Mwami, ndagushimiye ko imbabazi zawe zihoraho. Ineza yawe niganze. Dusengeye abarwayi, ibi birwara bya karande turabyirukana. Ibi birwara biri kwitwa Imana yera ihimbazwe.
Imana yera ihimbazwe, Imana yera ihimbazwe. Turagushimiye Yesu, turagushimiye Mana, turagushimiye. Twejeje iki kirere cy'u Rwanda, uyu mwuka uri gutera abantu kwiyahura, tuwukubitishije imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Abantu baboneraga amahoro mu nsengero, none ubwigunge no kwiheba biragiye biheranya abantu. Dukubise uyu mwuka mu izina rya Yesu. Perisainimondia donancedra pehosainimori hasainimora, mu izina rya Yesu Kristo uyu mwuka turawukubita. Umwuka w'ubwihebe, uru rupfu rwa karande ruri kugenda rubumuzi, turaruranduye, turaruranduye. Ni wowe mahoro y'abakwizera, tuyatuye ku bari mu isi mu izina rya Yesu. Nta mpamvu n'imwe, nta mpamvu n'imwe iriho yo kwemera imirimo ya Satani. Niba ikiregwa kigira ibyaha, tumweretse amaraso ya Kristo yeza abantu. Niba ikiregwa kigira umubiri twambaye, tumwibukije ko dufite n'ubugingo budapfa. Niba ikiregwa kigira kavukire yacu, tumwibukije ko tubyarwa n'ijuru. Niyo mpamvu niko ijambo ryawe rivuga, bene uwo muntu atongera gutekerezwa mu gisekuru cye nk'uko babifataga kera. Uwo muntu abarirwa mu rubyaro rw'Imana. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Yesu. Uyu mwuka wa karande uri gusenya ingo turawukubita. Uyu mwuka wa nyirakagare utuma abagore batubaka ntibace bugufi, turawukubita. Uyu mwuka w'aba bagabo utuma batubaka ntibace bugufi, turawukubita. Dusenye divorce ziri kuba buri gitondo mu izina rya Kristo. Abashakanye bari kwicana, bana bari kurorongotana mu muhanda, izi karande turazishe. Ubwenge bw'Imana nibukorere mu bantu. Umwuka wa Satani turawurogoye. Funza umuryango wose w'ikuzimu wazamurwagamo na karande ziri gukorera mu bantu batubaha Imana. Dukubise uwo mwuka, dukinguye ubwenge ngo abantu bamenye izina rya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'amadini abeshya abantu ijuru, barangiza bagakora iby'inyungu zabo, turawukubise mu izina rya Kristo. Umwuka wa prosperity gospel, abantu babwiriza bashaka indamu, turawukubise. Ineza y'Imana nigaragare, impuhwe niziboneke mu bizera, kugira ngo ubutumwa bwawe butagira inkomyi mu izina rya Kristo. Turasenze Mwami, rambura amaboko yawe Data, ukore kuri buri muntu wese. Aya maraso y'uyu mwene Data turayaguhaye, uyu mushiki wacu tuguhaye ubugingo bwe n'amaraso ye, bikoreremo bitandukanye n'akavukire na karande mu izina rya Yesu Kristo. Aya maraso sa ya sekuru, ntabwo ari aya se, na ya Kristo. Uru rubyaro surwo muri uyu muryango, n'urwo mu muryango w'abizera kwa Jehova. Yesu yaratubyaye, yatubyaje ijambo rye. Yesu yaraducunguye, yaducunguriye igorogota, ahari habi naho yatugiriye. Yaramanutse ngo tumanurwe, yarapfuye ngo dupfane, n'abarazuka ngo duhorane nawe iteka. Peri sanimoria donase bahosakita etandore biri wa sanimoria. Turasenze iyi nyatsi ituma abantu badatera imbere, turayikubita. Wa mwuka we ndagukubita, wa mwuka we ndagusenye, wa mwuka we udindiza abizera, utuma na evaluation ndagukubise. Nkuko utuma abantu biga ntibagira icyo babimarira, ndawukubise. Aba bantu nibagere ku ntego y'Imana. Ishimwe ni ryawe Data. Haleluya. Ibyo ukora bijya bidutangaza Mana. Wow! Ibyo ukora byose n'ubuntu bwawe biramagije. Oh, biramagije. Mana, tuguhaye ikaze. Tuguhaye ikaze, ngwino muri iyi nzu, ngwino muri uyu muryango, ngwino muri uru rubyaro, ngwino kuri ubu buzima. Tuguhaye ikaze Yesu, tuguhaye ikaze Mana. Ngwino muri ubu bwenge, ngwino muri uyu mubiri, ngwino muri iyi misokoro, ngwino muri aya maraso, ngwino muri aya magufwa, ngwino muri iyi mitsi. Tuguhaye ikaze Data, tuguhaye ikaze Yesu, tuguhaye ikaze,
tuguhaye ikaze. Uyu mwuka w'ubwihebe ndawukubitisha imbaraga zazuye Kristo zigatanga ibyiringiro byo kuzagaruka kw'itorero. Ndagukubise wa mwuka w'ubwihebe we mu izina rya Kristo. Aya majwi abwira aba bantu ko ntaho bazagera. Impamvu aya majwi akubwira ko ntaho uzagera nuko amajwi atareba aho Imana ikujyanye. Niyo mpamvu yaguciye intege ko ntaho uzagera, ariko Imana igufasha ukuboko izakugeza aho ikujyana. Ndakubita ubu bwihebe kuko Imana iri kumwe n'abizera, ifite intego. Reka mbabwire bera b'Imana turi gusengana, Satani aguhetse yaguta mu nzira. Impamvu ubona hari aho watakaye nuko wari uguhetse atari afite intego yaho ugiye, ariko Imana iguhetse ntizaguta. Ijambo ry'Imana ryarabimbwiye. Imana yarambwiye ngo abometse ku mugongo muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka. Nta muntu waguciye mu rubyaro rw'Imana, ni wowe wiheje. Garuka Imana ikwakire. Senya igicaniro cy'agahinda n'umubabaro, ayo marira atagira impamvu n'amarira afite impamvu zidashira. Turayakubise, ineza y'Imana nigaragare. Adonai we, Adonai we, Adonai we. Oria bone saimongrai leleho sainimoria donakita paho sainimondia. Imana yera nishimwe, Imana yera nishimwe. Bohora Yesu, bohora ababizera, bohora ababene data, bohora ubugingo Mwami bukure kure. Aba bazingiwe munsi y'urutare, aba barogewe kubirwa, aba bazingiwe mu biti, bohora Mwami. Aya mafoto tuyatesheje agaciro mu izina rya Kristo. Iyi myenda yajyanywe tuyitesheje agaciro. Iyi wireless Satani yababoneragaho turayisenye mu izina rya Data wa twese uri mu ijuru. Mana turasenye. Aya maraso yari yaratanzwe babarasaga, turayasenye. Izindi sago turazisibye, barasaza umubiri ubugingo nibuganze mu izina rya Data wa twese. Ubwenge babura bakabwabura bakabujyana, tubugaruje imbaraga za Kristo mu izina ryera rya Data wa twese. Ubwenge bafatira kuri aba bana. Aya maraso afite inyota y'urumogi, aya maraso afite inyota y'itabi, aya maraso afite inyota y'inzoga, afite inyota y'ibiyobyabwenge. Turayahinduye, turayahinduye. Uyu mwuka wa Yezebeli utuma umugore atagira umugabo umwe, umugabo ntagira umugore umwe, turawukubise. Uyu mwuka w'ubusambanyi turawukubise. Uyu warimbuye abishitimu tuwureze mu maso y'Imana. Tuguhaye iyi mibiri, yikoreshe, twigarurire, duhindura ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Hari ibyo umubiri utatsinda, ntiwatsindira ari ryawo. Byaraba abantu mu mwuka, ubugingo buganze utegeke. Ibyo umubiri unaniwe bitsindwe n'umwuka, umwuka bitsinde mu izina rya Data wa twese. Ndagushimiye Mwami, ndagushimiye Data. Izina ryawe nirishyirwe hejuru Mwami. Eho sandayima edrai leleko tayimoria donas eparia monama. Tubohoye uyu mukobwa warozwe, turamubohoye. Iyi nda bazinze turayibohoye. Peria monanda isinimoria. Uyu mugongo turabohoye, ibi birenge turabibohoye. Donayisi ni moria. Aba bene data tubahinduye kuba bazima. Turasenze kubw'ineza y'Imana, kubw'imbabazi z'Uwiteka, kubw'urukundo rutangwa na Kristo. Turasenze enona mandia saini moria donase edra pehosa ni mandia zonekita daesi ni moria. Ibiganza by'Imana nibibohore mu izina rya Yesu Kristo. Muri iyi nda nibibohore, muri ubu bugingo nibibohore, uyu mutima nibibohore, izi ndwara nizibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Wandwarawe tugukuciye muri uyu mubiri. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Yesu, turagushimiye Mwami, turagushimiye Data. Uyu mutwe turawusengeye ngo ukire, uyu mutwe turawusengeye ngo ukire, uyu mutwe turawusengeye ngo ukire, uyu mutwe turawusengeye ngo ukire. Iki gikomere n'uruguma bimaze imyaka bigenda bifata uruhererekane kurw'amateka y'uyu muntu, turabyomoye mu izina rya Kristo ngo Imana imukize uru ruguma. Peri takota edrai leleho sainimoria. Dusibye umwuka w'uruzerero wo mu kirere utera abantu kwiheba bashingiye ku mateka. Turawusibye Mwami. Tumaze kugera aho ushaka ko tugera. Nta mpamvu yo kureba ibyashize ngo bidusenye none. Tubirebere kwiyubaka none, ntitubirebere gusenyurwa nabyo. Ineza y'Imana niganze. Uyu mwene data aratera intambwe,
turatera intambwe twinjira mu masezerano, turatera intambwe dusohoka aho twari dukingiraniwe. Izi ntare twari turimo nizibumbwa iminwa, uyu muriro nugabanya ubukana bwo gutwika, abizera babona intsinzi mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ibaha umugisha nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha. Iyi karandi gutera umubabaro wa buri gihe, Satani akubwira ngo ntaho uzagera. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo Satani yavuze ni ukuri kuri we, kuko ntabwo areba aho Imana ikujyanye, niyo mpamvu atazi aho uzagera. Kuko ni ukuri kwa Satani, nubwo ntako agira, icyo kinyoma mu ruhande rwe niryo shingiro rye. Ntabwo azi aho ujyanywe n'Imana, niyo mpamvu akubwira ko ntaho uzagera. Ariko Imana ifite aho ikujyanye, izi aho izakugeza. Ubu bwihebe bukubwira ko ubuzima bwarangiye, iyo burangira uba warashyinguwe. Ariko impamvu utarashyingurwa buriho. Imana ifite ingingo z'amagufwa yasimbuza izo ufite. Ifite umubiri mushya, n'uwo ufite ni wowe yawuremye. N'igihe wishimiraga Imana niyo yari ihari, n'uyu munsi niyo ihari. Nta mpamvu yo kwiheba, Kristo yaranesheje. Imana ishimwe. Impamvu abantu bakubwira ngo ntacyo uri cyo nuko batazi icyo wagombaga kuba uri cyo. Impamvu ishimwe ryawe ritaboneka nuko batazi imirimo Imana yakoranye nawe. Ariko twebwe tuzi Imana yacu, Imana ihimbazwe. Daniyeli yarabyanditse aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Reka dusomire ijambo mu minota mike dusenge dusoza. 12 igitabo cy'Itangiriro, umurongo wa mbere gusoza n'umurongo wa 3. Uwiteka ategeka Aburamu ati, aha muhitondere, na Aburamu yari atarahindurirwa izina. Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. 2 haravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Umurongo wa 3, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Muri wowe, muri wowe. Aha turi duhagaze off camera, turi kumwe na Pastor Daniel, turi kumwe na mwene data Chris uri kudukamera, turi kumwe na mwene data Bizimana Marcel. Ndagira ngo duhindure izina rya Aburamu, tuvuge ngo muri wowe Daniel, muri wowe Chris, muri wowe Bizimana, muri wowe Anicet, muri wowe nimwe amahanga azabonera umugisha. Tonasa inimondra peri tokitandoa. Muri wowe Imana ishaka abakozi, muri wowe havemo imbaraga zo gukorana n'Imana. Muri wowe Imana ikuremwa iriba rimara inyota abantu bari kunywa amazi y'ibiroha. Muri wowe Imana inyuzemo ubuhanuzi isi ikeneye. Muri wowe takota bini foedraiwa. Muri wowe ukurikiye Umukanguzi TV, Imana ikubyaze nk'undi muntu. Muri wowe biraterwa n'iki? Bwa mbere nukuva tote bone sign moria, va mu gihugu cyawe, gihugu cy'umubiri kivemo, gihugu cy'urupfu kireke, gihugu ni imigenzereze yawe ya kera, gihugu nibandwa no guterekera byakozwe. Narabibabwiye, u Rwanda rwaratanzwe mu maboko ya Yesu Nyirimpuhwe. Dushimiye Imana ko igihugu cyashinganishijwe. Ariko reka mbabwire, kuva mu gihugu si ukwimuka mu butaka utuyeho. Aburahamu yabwirwaga kwimuka kugira ngo ahindurwe ubwoko. None twebwe tubarurirwa muri Aburahamu wimutse. None ingaruka z'imiryango tubamo ziragaruka kuri wowe, kuko wimutse, wimukiye muri Aburahamu, ari kugeza aho ugera ukwamira aho ngaho. Ntiwigeze utera intambwe ngo wimuke mu migenzo ya mbere yabanjije. Kubandwa no guterekera. Hari abami bagiye batanga ibihugu bakabimenera amaraso. Narabibabwiye, hari inzu zubakwa zikuzura ari uko batanze ibitambo by'amaraso. Ukwiriye kuba umukozi udakorera muri iyo nzu kandi uyibamo. Bisobanura iki? Akazi kawe gakorerwe muri Kristo. Niyo mpamvu mu mirimo mukora mukwiriye gukiranuka, kuko iyo ukiranirirwa mu kazi ukora uba uri kuzuza amasezerano y'ibitambo byatambiwe aho ukorera.
ariko iyo uri indakemwa mu mico no mu myifatire mu kazi, uba urimo uranzura, uba urimo urasinya, uba utera kashi ku mugambi w'Imana kukujyana muri iyo nzu. Nta gihugu cyabahoka kitabonye ibirenge by'abanyamugisha. Narabibabwiye aho kugira ngo igihugu kibure umuhanuzi cyabura imvura. Umuhanuzi azana imvura ariko imvura ntizana abahanuzi. Narabibabwiye isi ndikeneye abashakashatsi nk'uko siyansi bakeneye. Isi ikeneye abahishurirwa kuko abashakashatsi bavumbura mu bihari, ariko abahishurirwa bamenya n'ibiri mu migambi y'Imana. Muri wowe niho Imana ikwiriye kunyuza umugisha. Siga iyo kavukire, nihute cyane. Amaze guhaguruka Aburahamu, Imana yaramubwiye ngo nzogeze izina ryawe. Mbere yo kogeza izina yarabanjira rihindura. Twasenye igicaniro cya kavukire cy'umuryango, n'uyu mwanya urimutse ndagira ngo dusenye igicaniro cy'izina hama dusenge. Bwa mbere ikintu kimenye, kavukire n'izina birazana. Izina rituye hafi cyane ya kavukire. Wakwise izina afite icyo yari agendereye, wakwise izina afite icyo yatekerezaga. Wakwise izina, nigeze nitwaho Abdulkarim, biravuga ngo ni umugaragu wa Nyirimpuhwe. Amazina yose agira igisobanuro. Daniyeli akigera muri Babuloni babahinduriye amazina, bamwita Belutishazari, bivuze ngo mu biganza bya Bari Maraduki niho dushyize ubuzima bwa Daniyeli. Mishayeli, Hananiya na Azariya babita amazina, babita Shadraka, Meshake na Bedenego. Shadraka biravuze ngo n'itegeko rya aku, icyo aku Imana aku kigirwamana aku gishaka nicyo kizakubaho. Meshake ngo ninde wagereranywa na aku. Abedenego ngo uri umugaragu wa Nebo. Abahungu barabyanga, baravuga ngo ntituziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Baravuga ngo dufite andi mazina. Reka mbabwire, izina ufite umuntu mwitiranwa, ufite uwo mwitiranwa mu isi, ariko izina ribonerwa mu izina risumba yandi. Izina ribonerwa mu izina rya Kristo. Ibyashoreye Yohana 2:17 haravuga ngo unesha nzamuha kurya kuri impano yahishwe. Muhe ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihabwa. Umuntu usenya igicaniro cy'izina agomba kuba hawe irindi zina rishya ritaturutse mu kanwa k'ababyeyi. Izina ryiza wahawe n'ababyeyi rikwiriye gusimburwa n'izina ryiza uhabwa na Kristo. None izina ribi wahawe n'ababyeyi rikwiriye gusimburwa n'izina ryiza uhabwa na Kristo. Bivuze ngo icyo Yesu akwita ntabwo ari cyo abantu bakwise. Uwakwise yakwise bingana na capacité intellectuelle, akwita bingana nuko ashaka ko witwa kugira ngo akumenye, amenye kukurobanura mu bantu, kuko izina ni branding y'umuntu, ni ikirango cy'umuntu, ni logo yawe. Ariko noneho mu bwami bw'Imana ntiwitwa iryo bakwise, witwa iringana n'imirimo ukora. Izina ry'abakiranutsi rituruka mu ruhande rw'imirimo yabo. Hari umugabo nasomye wari ufite umugore w'umunyabwenge witwaga Abigayile, wari utuye hirya y'ibibaya bya Yezereli. Abigayile yari afite umugabo witwaga Nabali. Nabali byari bisobanuye ngo ni ikigoryi, ni umugabo utagira ubwenge. Yigeze yagwa mu kibazo, Nabali acumura kuri Dawidi, umugore aragenda arapfukama aravuga ngo izina ni ryo muntu, Nabali ni Nabali. Abigayile asenya igicaniro cy'izina rya Nabali. Nabali arapfa, Abigayile arakomeza ararama. Ukwiriye gusenya igicaniro cy'izina kugira ngo wirukane gukenyuka. Kabiri, Eliya yari umunyamasengesho w'umushonji w'Igeriyadi Tishubi. Yari umunyenzara ko yahunze inzara afite Ishubi, ariko aba umunyamwuka. Icyamukomeje mu minsi yo gucogora kw'abandi nuko yari afite izina ryitirirwa Uwiteka. Eliya, ya ni ya Yafe. Izina Dawidi yise Uwiteka ngo uburebure bwawe ntibugira iherezo. Eli bisobanura Imana. Yitwaga izina rivuga ngo Imana niyo Mana ikomeye. Samweli hana amaze kubyara umwana yaravuze ngo ndasenya ibicaniro byose byo kwa Elukana. Aravuga ngo ndakwita izina rihamye Uwiteka. Aravuga ngo nkwise Samweli, bisobanuye uwasabwe Imana. Abantu bose Imana yagiye itanga, yagiye ibashyiriraho izina. Yabwiye Mariya ngo nubyara Yesu, nubyara umuhungu uzamwite Yesu, bisobanuye ngo niwe mucunguzi, ngo niwe uzakiza abantu ibyaha byabo.
iryo ni izina. Ujya kugutanga tanga amaraso, isura ni izina. Amaraso yarabohowe kubw'amaraso ya Kristo. Isura Yohana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo twebwe uko tuzasa ntabwo kurahishurwa. Aravuga ngo ariko icyo tuzi neza nuko Yesu niyerekanwa tuzahinduka tugasa nawe. Ni hehe ubonera ubwo bukiro? Ni hehe winjirira muri ubwo butware? Ni hehe ubonera izo mbaraga? Ni mu izina rya Kristo Yesu. Igicaniro cy'izina ugisenyesha kuba mu rindi zina. Ubutware bw'izina rya Kristo Yesu buri ku bantu biswe izina na Kristo Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uko tuzasa ntikurahishurwa. Sibya amaraso yawe muri karande. Sibya amaraso yawe muri kavukire. Sibya amaraso yawe muri kavukire. Sibya amaraso yawe muri kavukire. Ishusho yawe nyikuye mu barozi n'abadayimoni. Iyo bajya gutwara ifoto hari igihe batafata iyi fesi bagatwara n'imyambaro bakakurogeraho. Umubiri wawe nuhinduke kuko tuzahinduranwa na Kristo. Ndashoje dusenge. Kabiri, iyo bajya guhamagara izina bararihamagara. Iyo bajya gutwara ubwenge bw'umuntu bahamagara izina rye akitaba bikamwabura. Niyo mpamvu rimwe na rimwe murota badayimone bakabafata umwuka kuvuga bikabananira kugira ngo mutature irindi zina rihabanye n'iryabafashe. Bahamagarira mu izina ryawe. Iryo zina ryawe turarisibye. Uryitwe n'abantu bo mu mubiri ariko dayimoni ribure. Izina ryawe riboneka mu gitabo cy'ubugingo. Dusibye izina ryawe aho kurimbuka, kuko umuntu wo kurimbuka Satani arebera mu gitabo yaguhamagara ukitaba kuko aba agufite muri registre ye. Ariko twebwe ayo mazina turayasibye, ni wandikwe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo izina ryawe ribure mu isi y'umwijima. Ica karande y'izina witirirwa izina rya Kristo. Nasomye ijambo rirambwira ngo nta rindi zina twahaye gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Kristo. Niyo mpamvu ukwiye kwitwa umukristo ukagenda nka Kristo, ukagira ubutsinzi nk'ubwa Kristo, ugatsinda. Imana ibaha umugisha. Dusigaje gusenya igicaniro kindi cy'imigenzo y'ibyakorewe inyuma y'amazina y'umubiri bishobora kutakugiraho uruhare watandukanye nabyo, ariko bikagira uruhare mu mitungo, mu byo wagezeho, mu rubyaro no mu bawe. Reka dusengane Imana kuri uyu munsi wa gatatu. Imana ibaha umugisha. Data turagushimiye. Ni wowe zina ryera, ni wowe zina rishya. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Kristo Yesu. Twinjiye mu izina rya Kristo. Kristo tumwinjije mu izina rya Kristo. Daniel Pastor tumwijije mu izina rya Kristo. Bizimana nage mu izina rya Kristo. Anicet naze mu izina rya Kristo. Nutubonera muri ayo mazina uturebere n'imiryango yacu muri twebwe. Wabwiye Aburahamu ngo vayo ugende nzogeza izina ryawe. Izina ryacu kugira ngo ryogere nuko ryubakwa mu izina rya Kristo, kuko niryo zina rizwi hose. Ndagukunze Yesu. Ndagushimiye Mana kugira ngo izina ryacu ritsinde. Utwifurije umuvumo akabona umuvumo, nuko iri zina rya Kristo ritajya rivumwa. Uvumye Kristo ni umuvumo ugarukira. Abameze nko gukubita akadenesi ku rukuta kamugarukira gafite imbaraga zingana n'izagateranye. Umuvumo uzafata abavuma mu izina rya Kristo. Ibyo baroga bizafata ababiroga mu izina rya Kristo. Wabwiye Mose ngo nugera muri icyo gihugu umurozikazi ntukamukundire kubaho. Abazahamagara izina ryacu bazisanga ari iryabo riri kwitaba, kuko twebwe iryacu rizahamagarwa na Mesiya. Imana ishimwe. Iryacu riri mu gitabo cy'ubugingo. Abahamagara andi mazina bashaka kuyakora indi migenzo ipfuye turayipfubije kugira ngo urukundo rw'Imana rugaragare, ineza y'Imana igaragare. Abashaka ifoto yacu bajye babona Kristo wabambwe, babona uwanesheje, kuko ntuzihishurira abanyabyaha uri Kristo wera. Ariko twebwe tuzasa nawe, tuzasa nawe Mwami, tuzasa nawe, tuzasa nawe. Asante Baba Yesu, tuzasa nawe. Ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe. Duhana umugisha n'abera bose kubw'ubuntu bwawe Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.